inshuti bakundwa mugize umuryango w'itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi bavugurura, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abe kuri buri wese muri mwe. Ubwo umwaka ugeze ku musozo, twebwe abagize inteko nkuru rusange turi gutegura ihuriro rigamije amatora ndetse n'amateraniro y'umwuka. Ni igihe cyo kongera gutekereza ku myaka 5 ishize no gutekereza ku kuntu Imana yitaye ku bwoko bwayo. Hari byinshi byahindutse uhereye mu ihuriro ry'inteko rusange yabaye mu mwaka wa 2019. Mu ntangiriro z'iyi manda nshya twari dufite umugambi wo gutangiza umurimo nibura mu bihugu 5 bishya mu mpera z'umwaka wa 2024. Icyakora ku bw'ubuntu bw'Imana twageze mu bihugu 15. Dore uko umurimo wahageze. Was expanded to 15. By God's grace, missions were established in the following countries: Lesotho, Ivory Coast, Côte d'Ivoire, Bangladesh, Bangladesh, Central African Republic, Central Africa, Grand Cayman Islands, ibirwa bya Kaimani, Gabon, Swaziland, Mauritius, ibirwa bya Maurice, Benin, Sudani, Laos, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry ndetse na Guinea Equatoriale. Muri uyu mwaka nagize amahirwe yo gusura itorero ryacu mu maregiyo menshi anyuranye kandi nabonye ibyo Imana yakoze binyuze mu itorero ryayo. Igihe nasuraga igice cya Amazon cyo muri Brazil, nagize amahirwe yo kumva inkuru nabwiwe na bamwe muri bene data bahatuye. Bambwiye ko mu myaka myinshi ishize hari umuvandimwe wigeze kuza ahanga itorero hafi y'umugezi wa Amazon, kandi leta ya Amazon ituwe n'abantu barenga miliyoni 4. Muri abo ngabo abarenga miliyoni 2 bibera mu rwa mukuru Manaus. Noneho abandi barenga miliyoni 2 bo batuye hafi y'umugezi wa Amazon. Imyinshi mu mijyi iri hafi y'umugezi wa Amazon ntabwo ishobora kugerwamo hakoreshejwe imodoka, keretse ubwato gusa nibwo bushobora kuyigeramo. Rero uyu muvugabutumwa yahoraga avuga mu ishuri ku isabato ko yigeze kugira inzozi ze nuko umunsi umwe itorero rizagira ubwato bunini buhagije bwo kwifashishwa mu kugera mu mijyi yose ikikije umugezi wa Amazon kugira ngo habwirizwe ubutumwa bwiza mu mijyi. Abahungu 3 bakuriye muri iryo torero bahoraga bumva inzozi mwene data yigeze kugira barakura. Ubu ni abantu bakuru kandi ubu bakora umurimo wo gusana cyangwa gukanika amato. Rero hari umurimo bigeze gukorera umujyi muri ako gace, kandi umujyi wagombaga kubishyura amafaranga runaka. No kubasaba umujyi bati, dore mufite ubwato bwarohamye ho igice kimwe mu nyanja mu myaka mike ishize. Turabasaba ko niba mushaka kutwishyura amafaranga muturimo mu kimbo cyo kutwishyura amafaranga, ahubwo nimutwihere ubwo bwato, noneho tubukuremo bube ubwacu. Ubwo bwato bwari bwararohamye mu mugezi ho metero 15. On the bottom of the river. The city accepted. Umujyi wemeye iki gitekerezo, nuko aba bavandimwe bakora iminsi 35 bakodesheje ibikoresho, maze muri iyo minsi bagakora amanywa nijoro, bakora buri munsi kugira ngo bashobore kurohora ubwo bwato. Igihe bashoboraga kuburohora, kampani yaraje kugira ngo ibahe amafaranga menshi igure ubwo bwato, amafaranga ari kubatunga kugeza no mu zabukuru. Iyo kampani yarababwiye iti, turagura ubwo bwato bwanyu uko buri. Ariko abo bene data uko ari 3 babwiye iyo kampani bati, oya, ntidushobora kubagurisha ubu bwato kuko ntibukiri ubwacu, ahubwo twabuhaye itorero ryacu. Rero bene data, abavandimwe bakoze iminsi 35 bashyira ubuzima bwabo mu kaga, ku buryo umwe muri bo yakoreraga hagana hasi ageze muri metero 15 munsi y'amazi. Igikoresho cyohereza umwuka cyarifunze, nagerageza kubikosora vuba, nyamara biramunanira. Kubw'ubuntu bw'Imana n'igitangaza cyayo, yashoboye kugera hejuru ku butaka ubwo habaraga gato ngo apfe. Gusa yabayeho no kubarangiza umurimo. None uyu munsi ndabwira ko ubwato bumeze neza kubw'ubuntu bw'Imana no kwesha icyubahiro. Mu mezi make ashize nari ndiyo igihe twakoreshaga ubwato ku nshuro ya mbere mu rugendo rw'ivugabutumwa.
Intego y'ubu bwato ni ugukomeza imirimo y'ivugabutumwa nk'uko twayikozeyo mu mezi make ashize ubwo twajyagayo. Twari dufite iyi ntego, kandi nyuma yaho bamwe mu bemeye ubutumwa bwiza barahagumye, none ubu bari guhabwa ibyigisho bya Bibiliya n'umuvugabutumwa wahasigaye. Ubu bwato buva mu mujyi umwe bujya ku wundi kugeza ubwo dushobora kugera mu mijyi 60 ikikije umugezi wa Amazoni, bityo tubwiriza ubutumwa bwiza ku bantu bayituye. None rero nimusengere uyu mushinga. Mu by'ukuri ni ibintu binejeje kubona abantu bameze nk'abavandimwe batatu batanga ibyo bafite byose n'ibyo bashobora byose kugira ngo bateze imbere umurimo wa Yesu muri iyi si. Kandi muri uyu mwaka twagize amahirwe yo gutangiza ishuri misiyoneri rishya. Iryo shuri riri mu Rwanda muri regiyo y'Amajyaruguru ya Afurika, aho iri shuri misiyoneri ubu ngubu riri gutegurwamo abavugabutumwa benshi kugira ngo habeho ukwagura umurimo mu Majyaruguru ya Afurika. Kandi nanone mu ntangiriro z'uyu mwaka kubw'ubuntu bw'Imana twashoboye gutangiza ikigo cy'uburezi mu cyiciro cy'inteko nkuru rusange, aho nanone ubu ngubu dufite urusengero rushya rushobora gukwirwamo abizera bose ba hano i Roanoke. Muri iyi manda havutse ibindi bibazo bitari bisanzwe ku isi yose. Nk'umuryango wagutse twagezweho n'akaga cyane cyane muri Haiti, Kivu y'Amajyaruguru, Uburusiya, Ethiopia, Ukraine na Israeli. Itoro ryacu muri Ukraine ryagezweho n'akaga gakomeye cyane, ariko turashimira Uwiteka ko yabarinze. Inzego za gisirikare zemereye bene data gukorera igihugu batiriwe bajya mu ntambara, kandi Imana yakoresheje abizera bacu mu gufasha abandi, bityo icyiciro cy'ubugiraneza muri iyi ya Ukraine cyarushijeho gukora cyane kandi kigasana amazu. Bafashe insengero bazihinduramo aho gutuza abasenyewe n'intambara, kandi bagaha ibyo kurya n'imyambaro abatagira gifasha. Turashimira Uwiteka cyane uburyo adahwema kwita kube. Umwijima ubundikiye isi. Muzi ko ntakunda gusoma amakuru avuga iby'iyi si. Buri munsi bisa nkaho umwijima urushaho kubudika, ariko ibyo ntabwo bidutungura kuko mu myaka isaga 100 ishize Ellen White yanditse amagambo agira ati: nari mwiyerekwa njyanwa mu ijuru, maze marayika ahera ko arambwira ati itegereze. Nitegereje isi nk'uko yari iri umwijima w'icuraburindi. Umubabaro nagize ubwo nitegerezaga uyu mwijima ntabwo washoboraga kurondorwa. Ijambo ryongeye kuzaho ndi rimbwira riti itegereze. Nzi neza ntashidikanya bene data bakundwa, buri wese muri mwigeze kwiyumvamo iyi ntimba itarondoreka ku ngingo runaka mu mibereho yawe, igihe nawe witegerezaga imbona nkubone umwijima ubundikiye isi. Hari benshi bagukikije bananijwe n'uyu mwijima, kandi mu gihe turi aha ngaha duhamagarirwa kuba umucyo muri iyi si y'umwijima, kuko umwuka w'ubuhanuzi ukomeza ugira uti: nongeye kwitegereza cyane ku isi, maze ntangira kubona ibishashi by'umucyo bimeze nk'inyenyeri zinyanyagiye muri uyu mwijima. Nongera kubona undi mucyo wiyongeraho, none muri uyu mwijima mu mico mbonera hiyongeramo umucyo umeze nk'inyenyeri. Marayika yaravuze ati: aba ni abizera Umwami Yesu Kristo kandi bakumvira amagambo ye. Bene data, mbese muzi icyo ngiye mbona muri ibi biri kubaho? Imana iri guha itorero ryayo uburyo bwo gufungura umurimo mu bihugu bishya. Abantu bake hano n'abandi bake hariya muri ibyo bihugu bishya 15 ibyo twinjiyemo muri iyi manda ishize. Buri gihugu muri ibyo byose nta bizera benshi tuhafite. Aho dufite umwe hakagombye kuba 100, ariko ndabona Imana yarahashyize aya matabaza nk'uko aya magambo twasomye mu mwuka w'ubuhanuzi abivuga. Mushyire bake hano n'abandi bake hariya, kugira ngo igihe imvura y'itumba izasukwa tuzashobore kurangiza umurimo hano vuba na bwangu. Ibyo byose bimbwira ko Yesu ari bugufi kugaruka bidatinze. Mu mwaka wa 2025 kubw'ubuntu bw'Imana tuzaba twujuje imyaka 100 Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura babayeho. Mbese mwibuka impamvu turi abagize iri torero? Turahamagarwa kuzahura imbabare no kwamaza ibyiringiro by'isi irusha iyi ngiyi kuba nziza. Turahamagarwa kwerekeza amaso yose kuri Yesu Kristo binyuze mu buryo tubayeho, kandi kugira ngo tegurirwe kuba abaturage b'isi irangwamo ingeso n'imico bitandukanye n'iby'isi. Bene data bakundwa, iki ni igihe dukwiriye ko Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura bukuri. Ni mu buryo bw'ubuntu bw'Imana duhaguruke maze turabagirane. Amen. Arise and shine. Amen.